ushobora kugenda ukayobora itorero ntagire batura nta mpamvu nubwo abantu baturira Imana ariko niwe baba bareba abahaye serivisi wabaganirije wabasengeye wamugeze kurwaye bakabona ko uri muri ministeri neza uri murakora yego rata sibyo aha rero niho amafaranga iyo bayabuze batangira guteka imitwe cyane ngo bigishe nk'urugero nk'ubu ndabivuze nta wenda kugira icyano ngo nutatunga ndabisubiramo kudatanga icyacumi si icyaha ntabwo yose ngo bayeho ngo basiramu nabo ko atari itorero ubishaka he ntabwo ari mwayema guca imanza zanyu ko Kristo ntabwo azacira imanza idini n'umutima njye mbwira ko hari n'abantu bakibereye mu muhanda bazajya mu ijuru batanakandagiye mu rusengero kuko bafite kondisiyo ebyiri bakunda Imana n'abantu bayo ariko isomo twararibonye buri igorogota ku musaraba ntabwo abantu b'umunsi baribona umuntu yumva ko umurokore muzima ari uri mu idini ryabo ariko siko kuri cyane rero iyo dusobanura ibya 10 n'amaturo n'ejo narabivuze abantu baruse barabyumva nyine pasiteri ngo baranandakarira bayida ariko ndabwira ariko ukuri nuko nguko mpamvu muyabona ubundi mukayabura nuko mutabwiza abantu ukuri kwejura mukanga bikora uko bivuze ariko namenye ukuri abyihurira ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini ntabwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka Agusuje ngo ikaze ukurikira ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka aho uherereye hose wumve uguwe neza reka twihanganisha abantu batameze neza bafite ibibazo bitandukanye abarwaye abarwaje ndetse n'abagize ibyago bakabura ababo twongere twiyegereze cyane abantu hari impanuka nyinshi ziheruka kuba hirya hino hatandukanye nabonye abashuti banjye bagenda bapostinga reka twihanganisha abantu baburiye ababo mu mpanuka zitandukanye ziheruka kuba mu cyumweru gishize yego amazina yanjye nitwa Jerry ndabasuhuje mwese abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda reka tubabwire ngo umugisha w'Imana ubane namwe yego hari ibintu byinshi rero abantu bakurikirana ubumwe bw'abera ministries bagiye bambaza ariko reka noneho tubigire official uzifuza gukorana n'ubumwe bw'abera ministries amarembo arafunguye nta bindi abantu bafite business zitandukanye bagiye bambaza ese nta buryo mwazashyiraho mwazajya mwamamaza ibikorwa dukora hanyuma tukareba uburyo tuvugana nyine platform irahari uwifuza kwamamaza ufite business itandukanye yifuza ko twajya tumunyuriza mu biganiro byacu tunyuza hano cyangwa se no ku zindi platform zindi z'ubumwe bw'abera ministries amarembo arafunguye kuri business yariyo yose wazaduhamagara hanyuma ibindi bintu bikagenda neza Seas of Joy barahabaye gahunda z'ubumwe bw'abera ministries nazo zirakomeje ariko making clear icyo kintu nyine cyo kumva wavuga uti mfite business ndifuza ko twakorana mukajya mutwamamariza yaba bafite imyenda bafite ibintu bitandukanye umuntu wabimbajije yahereye ku gapira mushumba yari yambaye avuga se ninde ubambika muramamaza twabikora ariko ubu tugiye kubigira official ufite imyenda wifuza ko twajya twambara mu kiganiro cyangwa se n'ubundi buryo bw'amavideo twajya tuza tukanyuzamo business yawe biremewe mushumba waramutse naramutse amahoro Imana iguhe umugisha kandi nishimiye introduction nziza ukoze ku kiganiro cy'uyu munsi wo kuwa kabiri cyane ko tuzi ko icyumweru kitangira kuwa kabiri nyine yego Imana iguhe umugisha twitari kubikora tunabakangurira ko mu minsi mike baza kubona ikindi kiganiro yego zagisohoka saa 12 z'umugoroba yego ariko nacyo gishingiye kuri ijambo ry'Imana ariko mu buryo budasa n'ubwa mu gitondo yego kugira ngo babashe kumenya
cyane ko intego y'ubumwe bw'abera ni ukubaka ibintu biramye, ibintu birambye ko barashima Imana ati ntigira kunywa guhera nahinduriye imirimo, nahinduye imitekerereze, urugo rwahindukiza uhuzagurika. Muri make ubona ari ibintu bikomeye. Ndagushimiye nayo nk'urajye wigiramo na timu yose muri rusange, abaterankunga bacu bose. Hari nk'umubyeyi uri mu Budage simuvuga mu izina, nizere ko ari kurwara ubukira. Harimo umuvandimwe wacu nawe Jean Paul, nawe ugira ngo ahari hariya mu gihugu cya Norvège, Imana imuhe umugisha. Reka dushimire n'undi witwa Ndayambaje ari muri USA, nawe ni umuterankunga ukomeye cyane watuguriye bya bintu tujya twambara hano mu ijosi iyo twasohokeye mu bikomeye cyane. Reka nsuhuze n'abanyarwanda bose, n'umuntu watuzaniye biro hano n'utumeza, yarakoze cyane, akorera mu Gakinjiro hariya Akakiriro ka hariya. Imana imuduhere umugisha. Abategura amazi, abahamagara, abavuga, abadusapotinga, abadushyigikira muri Seeds of Joy, sibyo? Kandi nizera ko tugiye gutangira kwinjira muri gahunda ya mituweli. Ko tugiye kwinjiramo. Nongera gushimira umwana w'umukobwa uri mu gihugu runaka, nawe wamfashije kwishyura umwana muri segonderi, minerivare byagoranye. Abo bose ni abantu b'ingirakamaro mu buzima bwacu. Ndasuhuza n'umubyeyi umwe ufite ivuriro bita Harmony, nawe ari hariya mu mujyi, polyclinique iri hariya munsi ya ntuze ya Shike. Nyaboneka afite abaganga bakomeye, abakene bajya kumureba, nawe ni umuterankunga wacu ukomeye. Kuko twanahereye mu Kiyovu akajya agenda akanzanira icyayi muri teremusi, akanzanira inkoko. Ni ukuri ndi ku kameza kandi ko hasi akambwira ati humura mushumba, ubumwe bw'abera Imana izabushyigikira. So ndamushimira cyane. Ndamushimira kandi ndabivuze buriya ntibagiye ba Florentine wo muri Amerika, ntibagiwe abandi bantu bize gufasha muri kamera ya mbere n'amashini za mbere zose. Ibyo byose Imana ibampera umugisha, ndabizirikana. Abankunze bakaza mu gihe cyabo bakigendera, no kuri urugendo rwiza ntago nabiruka inyuma cyane. Nanga bari mwo muza niyambiye amaboko turayarambuye. Twemera ko umuntu aza mu gihe cye, agakora ibyo mu gihe cye, yarangiza akagenda. Rero ugiye ntago twamugayira ko agiye, tumushimira ibyo yasize akoze. Nugiye asize hari ibyo ashenye, ntago turi burakari, tuziga kubaka. Kuko usigaye yubaka ibyo abantu bashenye, nagumye impamvu twazongera gusenya burya. Ngiye nabonye nta muntu utagira akamaro. Habe uza mu buzima gusenya, habe muza mu buzima kubaka, habe nuza mu buzima kwinjiza nk'abandi bantu badakenewe. Icyo gihe tumenye kuvuga uti noneho bazongera kubisenya bizamera bityo. Kaba nuzuje gucamo imyenge. Ubundi buriya mwana wa mama ajombagura ibyuma, ajombagura ibintu byose bikomeye. Buriya mwana wa bundi utaribwa. Ntamenye kurinda. Ndwara ngo umuntu wese, ubundi Imana iguha abantu batatu. Iguha umuntu uzakwigisha isomo, akarigusiga akarigushyiramo, ikaguha uzarigusigamo, ikaguha n'uzarigukuramo. Abo ni abantu utagomba kwibagirwa. Wagushoye mu isomo cyangwa mu kigeragezo, waguteranya mu kigeragezo, wagutaye mu kigeragezo. Abo bose rero baza kugira ngo twige, tumenye kubaho. Vuga uti iri jambo ryarancitse rirangora. Buriya nigeze kuganiriza ikiganiro cyashize mu mezi nk'atatu, ndavuga ngo kugira ngo utere imbere, jya ubanza wemera amakosa yawe. Aho kugira ngo urakare ngo nakana yabikoze, nyine wamukinguriye araje arakubomora. Ijambo wavuze ryagiye hanze. Ukigiye uziga kutavuga nyine. So nubango ro buri gihe abo duhura none wa mwarimu. Ndagushimiye cyane rero, Imana iguhe umugisha kubera bose turi kumwe. Wakoze Jerry. Urakoze cyane mushumba. Tudagiye kurereka tujye kuri topic y'uyu munsi. Abantu benshi bibaza ibintu bitandukanye, ariko barashaka gusobanukirwa bitandukanira he, bikoreshwa he, ariko cyane cyane uwavuga ngo ibyo bintu ni ibi. Hari ikintu bita amaturo, hakaba ibintu bita ibitambo, hakaba ibintu bita ibya cumi n'ibindi byose. Ariko turagaruka cyane ku gitambo n'amaturo n'imbuto, kubiba. Ibyo bintu bikora ryari, bitandukanira hehe? Urakoze cyane kubwira ijambo ryiza. Ubundi ndabanza ngira ngo mbwire abakristo badukurikiye cyane ko twabwiye ko ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka ukagira gute bugahinduka, kandi buri muntu wese akaba uwejejwe mu itorero abarizwamo. Amavuta akandagira amateka
cyambere nuko ubuzima buhinduka abantu bakabibona. Hari ntabwo yose ngo bayiho ngo basiramu nabo ko atari itorero ubishaka he. Ntabwo ari mwayima guca imanza zanyu. Ko Kristo ntabwo azacira imanza idini n'umutima. Njye mbwira ko hari n'abantu bakibereye mu muhanda bazajya mu ijuru atanakandagiye mu rusengero. Kuko bafite kondisiyo ebyiri, bakunda Imana n'abantu bayo. Ariko isomo twararibonye buri igorogota ku musaraba. Ntabwo abantu b'umunsi baribona, umuntu yumva ko umurokore muzima ari uri mu idini ryabo, ariko siko kuri cyane. Rero iyo dusobanura ibya 10 n'amaturo, n'ejo narabivuze abantu ba Ruswa barabyumva nyine, pasiteri ngo baranandakarira bayida, ariko ndabwira ariko ukuri nuko nguko. Mpamvu muyabona ubundi mukayabura nuko mutabwiza abantu ukuri. Kwejo uramukanga Bikora uko bivuze, ariko namenye ukuri abyihorera. Kandi wagombye kumwigisha kugira ngo adasigara. Ubundi ndavuga ijambo rimwe, niba guha Imana bigutera gusigara wicuza, byigumanire. Nukuri urabona ngo ubundi mwampiki mwankorera iki, mwanyubakira nzuki. Havuga ati ubundi mwebwe imigezi ya Elayo ndayifite, mfite inka z'ibirarashyamba, mfite izaho munsi y'ubutaka. Soko ngo utange ikintu usigara ugononwa. Ni kimwe no gufasha. Niba wowe kumfasha kwawe bigutera kugononwa, byihorere, kuko biragusigira umutwaro urenze. Uranavunika kandi ngende mbirye uraruhangayitse, wabyihora ukagira ya mahoro. So rero duhanganye n'imbaraga zigera kuri 3. Imbaraga ya mbere ni Satani udakeneye kumva bavuga icyitwa amaturo n'ibitambo na sacrifice. Cyo nta gishaka. Kabiri, duhanganye n'inyigisho z'abantu bacuritse ibintu, bavuga uko bitari, abandi babikoresha mu nyungu zabo, abandi babikora bashaka guteka indi mitwe runaka. Gatatu, duhanganye n'ibyo abantu bamize badashaka kuruka ngo bumve ukuri kw'ikintu. Ndagukurikiye. Kane, duhanganye n'imbaraga z'abakomerekeye muri bino bintu. Kora mbwati gitange Imana ibikore, arabikora ntibyakunda kandi bamubwiye ko biri bukunde. Ariko si Imana yamutumye, ninde yamutumye? Urumva neza. Ubundi akajambo je rikumve, gutanga amaturo ibya 10 n'amashimwe suguha Imana ruswa kugira ngo kumve. Oya, ahubwo ni tsawe cyangwa n'inzira ya submission imbere y'Imana, ko tuyubahisha imibiri yacu n'ubutunzi bwacu, ikaba n'amarembo agukingurira imigisha. Imigisha tuvuga sama miliyoni n'amamiliyari, ariko niko twibizi. Umugisha Imana jewe ndakubakira ibi, ndagukorera ibi, nanjye umpe kiriya ariko burya kiriya wapfuye wakibona. Ntabwo bikunda. Impano nziza Imana iduha n'ubuzima buzira umuze, ikaguha kurama, kuko amasezerano y'abariho sa y'abapfuye n'ayabariho. Urabyumva neza. So rero tusobanura ibyo bintu bumve, si ikiguzi, si ruswa. N'umuntu wicara batereka Imana nyihendahendeshe ndebe ko nayibeshyeshya ibi, uri muri ihenda ntibikunda, ko ntacyo yabuze nta n'ikikeneye. So iki udashobora gutanga ibyo bintu nk'uburyo bwo kuramya no kubaha Imana, nta mpamvu. Muri rya jambo ivuga ngo mungeregereshe cya 10 n'amaturo, nimba nibuka rya jambo ntabwo rigari tureba twebwe, nuko abantu babwiza ukuri ntibakumve. Buriya ntacyo, ariko mu bya biganiro tumwe tubategurira bazabibyumva. Reka hatwoye kwinjira deep cyane, ariko tuzabiganiraho. Hariya njyewe mu buzima bwanjye numva umuntu yakora ikintu yacyumvise uti gute, yasobanukiwe. Nuvuga ngo biriya ni igihe Abisiraheli bari baravuye mu rusengero. Ubundi muri gahunda Imana yaravuze ko Abalewi, bene Lewi, bonyine, hakabamo muri bene Lewi hakabamo noneho n'abatambyi bavuka kwa Aroni, ariko navuka mu nzu yo kwa Lewi, yuko nta gakondo bagiraga mu Isiraheli. Gakondo umunani wabo wari Imana gusa yonyine. Noneho abantu bakajya imiryango 12 yose ikagenda igahinga ikeza, abandi bakorora, yamara kweza bakazana amaturo n'ibya 10 mu nzu y'Imana, kugira ngo wa muryango babandi birirwa baririmba bateruye isanduku bari mu nzu y'Imana babone ikibatunga. Yego rata. Uyu munsi ucuruza inkweto ngacuruza izindi cyane.
uyu munsi pasiteri mubona arimo acuruza iminyenga, ari umumotari, ari umutakisimeni, nawe aza ku cyumweru yirukanka nk'abandi bose cyane. Nta mwanya w'ubutambyi yicaye mu nzu y'Imana ngo akorerwe ibyo bintu, kandi twe nk'abanyamahanga natwe nk'abandi bantu bahamagawe. Kuko none se Pawulo ko batakimuhaye si uko yadudaga amahema? Yego, yari afite ibyo akora. Urumva ibyo bintu icyo gihe rero kubera ko bari baraguye, abantu bahita bacika mu rusengero, bigira guhiga ubuzima, bajya guhinga, bajya mwana toto, abandi barabita, avuga ati rero timubizane mu nzu mugarure, ati mbago mubingerageresha. Avuga iryo jambo kugira ngo abatambyi bagaruke, n'abarebi bagaruke ku mirimo, n'abakumirizi bagaruke. Bari abantu biyeguriye Imana, nka kuri tubona abantu ba mu rusengero igihe cyabo cyose. Yego. Hakaba n'ibyo kurya bitari byemeye kuribwa n'abatari abatambyi. Yego. Urumva neza umukozi w'Imana we. So iki gihe uyu munsi wa none ko ucuruza ngacuruza, hari yondo urakinzanira ngo bigende bite? Harya niriwe mu rusengero ku buryo niriwe n'umugore dusengera ubuzima bwawe, cyangwa wagurutse mu ndege ndaguruka? Ariko tubisoma, turimo turakubitana muri marato hariya n'amaho karoti, naho tumaho karoti. Niko bimeze. Ariko nibyo byuko nibyo bidukwiriye. Yavuze ngo na Pawulo ati nanjye ndakora kugira ngo mbone uko mbaho, ndoda amahema. Sujyo ijambo raryumva ariko mubingeragereshe. Iyo usomye Ikinyarwanda nyirizina asa ubundi bo babihagaritse kubera iki? Kibanza umva icyo kintu. Barabihagaritse. Guhagarara gutanga ibyo bya 10 n'amaturo mu nzu y'Imana, abatambyi n'abarebi bagasohoka mu nzu y'Imana bakagenda. Kibabihagaritse. Nuko no batabereraga imbuto. Erega burya abantu baturira Imana, ariko batura wowe bari imbere. Meneye niribanga barokore bamwe banyumva. Aho ushobora kugenda ukayobora itorero ntagire batura, nta mpamvu. Nubwo abantu baturira Imana, ariko niwe babareba. Abahaye serivisi, wabaganirije, wabasengeye, wamugeze kurwaye, bakabona ko uri muri ministeri neza, uri murakora. Yego rata. Sibyo? Aha rero niho amafaranga iyo bayabuze batangira guteka imitwe cyane, ngo bigishe nguta. Nk'urugero nk'ubu ndabivuze nta wenda kugira icyano ngo nutatunga ndabisubiramo, kudatanga icya 10 si icyaha kizabuza umuntu kujya mu ijuru. Nyamara utangije intambara imeze ntacyo bantu ntacyo bajya batwara umusaza nkatwe. Erego kuri mvuga barakuzi ngo iki? Kudatanga icya 10 si icyaha cyakubuza kujya mu ijuru, si n'icyaha. Bigiye gutuma abantu benshi batayatanga. Oya, ugomba kuyatanga, ariko wimubeshya ngo ishyura ibyo wariye. Urishyura ibyo barakishyura ni ideni. Ibyo wanyereje ni ideni pe rwose. Nese nta hantu wari naje arano najyaga njya gusega wishyura icyacu murakijya. Reba wa wundi ubivuga ninde? Abivuze nkande? Abivuze mu buhe buryo? Erega Bibiliya, ubumwe bw'abera ministries, tugomba gutekereza ibintu tukabibwira abantu by'ukuri. Urumva ibyaha bizabuza abantu kujya mu ijuru ni amategeko yarasoze turayazi. Amategeko arangije uko ari 10, Yesu afatana y'abarebi n'abandi ayakura mwabiri. Yego. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nuko nawe wikunda ubwawe. Ngo yose agira gute? Ayahurizamo. None barangambanura agatanga icya 10 ngo uzajyayo. Atanga icya 10 kandi akakuroga. Ufungiye isoko urarinyambuye, utanze icya 10, nicyo Yesu avuze ngo batanga icya 10 cy'uburozi rata, cya pusinto. Pusinto c'est quoi? Ni uburozi bwicaga. Iyi umuntu afite uburozi mu kanwa, akwiciye isoko, arakugambaniye, agutwaye ibintu, akufungiye amayira, yarangiza ngo Yesu ashimwe. Hano muri Kanombe ajyaga ambwira ati nari ngikora akazi nyine, najya gusenga akambwira ati reka ngo tumunjyanire icya 10. Nkamubaza nti iki cya 10 mpaye nicyo waraye usambaniye? Ati arimo ntiyakuremo. Ntabwo Imana yahaye icya 10 cy'amafaranga nkayo. None se bayajyanye wayatoranya mu yandi? Namuganirije jewe kugira ngo akizwe, yarantumaga. Yaragutumaga? Nkabona noneho we
mbwira ayo mu bitoki wacuruje ntacyo ariko yanga akorera no mahano ntabwo nyajya ntabwo Imana bino bintu biguhera umugisha ko dutanga kugira ngo duhabwe umugisha nese umugisha wagabo bagukunde baza ari benshi kandi Imana irwanya icyaha kabwiza ukuri bizagorana cyenda bakiza ko nkabigishaga ubumwe bw'abera ko turakubwira ngo hitamo udapfa hunga nkuko twabwiye ko gutanga icya 10 neza kandi ntukora amakosa yego urumva rero icyo gihe bwa ngo mubingeragereshe kwagira ngo Imana igarure mu nzu y'Imana abantu batangire bakore wa murimo ariko tubwizanye ukuri uyu munsi uraguruka na waraguruka nta muntu hari ibihe byose yego bakubwira no munsi wa biro n'utamunsi wa biro noneho rero kugitanga ubwabyo it's a set of all blessings kugitanga ni umugisha ukwiriye kandi umuntu ugitanga yego icya kabiri ni amahame y'ubwami ubundi mu gutera imbere mu ijambo ry'Imana babyita ngo the principle in the kingdom of God cyangwa ni prosperity nuvuga ngo ni amahame y'iterambere mu bwami bw'Imana kuko mu iterambere bw'Imana bavuga ngo kora ibi bigende gutya kora ibi bigende gutya turimo turajyana rero urabigerageresha Imana se tugatwikomereza aho bangira ngo barahumvise ndabihamya pe kubwira umuntu ngo icya 10 wari yagenda ukizane icyo gihe nabwo dore amakosa birumukoreye irya mbere bavuga ngo muravumwa wa muvumu cyangwa uko mungana kuko mwanyimye ijyanjye yumvise ijambo muravumwa ntabwo ari muzavumwa ntabwo ari mwaravumwe nako kanya none ko nabihaniwe undishyurane ninde mbere y'imideni Imana yaheze ndabizi se yaravuze ngo ubuzima ndakuretse aho urabyumvise ko niyo wari ukimbajije yego ariko na Yesu aravuga muri Luka ibice 10 ngo nuko nibyo nabyo ntimukabure kubikora ngo ariko mubanze munakiranuka no kuvuga ngo nubwo nimba nabyumvise neza kuri ngewe urabanza ukiyandikisha kuba umunyeshuri w'ikigo runaka mbere y'uko uwo wambara iniforume z'ikigo kandi bataraguha bakwemerera kwiga ntutanga minerivare oya ariko ayo watanze arya adasubizwa banza ukiranuke ibindi ubikora ariko na wa wundi ukereminga icya 10 n'amaturo ko kitaza we yirirwa mu biro kangahe bamuhamagara kangahe aboneka kangahe nibyo yatugize abatambyi yego n'abami kubwa Kristo Yesu aho rero niho abantu bacengera abandi bantu bakabavangiramo ngo kandi muzane ibikwiriye bibaze ubundi ubirengeje ntacyo wungukaho kirenzeho rero ntabwo gutanga icya 10 n'amaturo nishimwe ntabwo ari ruswa baha Imana kugira Imana ikumva mu bwami bwayo Imana yumvise ijuru ry'umukiranutsi kuruta ibindi bintu byose ibyo cyakora amaturo yanditse mu ikayi umushumba yasengeye yayabonye bisatuma umushumba kumva ariko uzamukenera ngo abure kukubwira anagusura cyane kuko nyine we uhaye raporo yagize gute yayibonye yayakiriye ariko Imana ishimwe kubera ko ibikorera mu bantu so rero ikindi dushobora kuvuga ahangaha ibyo byose ntabwo ari ikiguzi iyo tugeze no ku gitambo aricyo kintu abantu bigishijwe nabi aho ngaho rero aricyo bita ngo sacrifice igitambo ubundi hari uburyo bwinshi hari ibyo batwikaga ibyo baheraga byose none igitambo ni iki rero ubundi igitambo abahanga basoma ko ari side party nuvuga ngo hari uwakosherejwe yego hari n'uwakosheje hari n'uje kwitambika hagati urimo urabyumva babaye batatu wa gatatu ubundi niwe igitambo ntabwo byumva hari twebwe abanyabyaha yego hari na Satani wabiduteje Yesu hari n'uwo twakoreye noneho Yesu aza hagati muri twebwe aradupfira ku musaraba buriya umuntu wakubwira ngo gira ikintu utanga Yesu akubabarira ibyaha yaba akoze icyaha kitigeze kubaho kandi bene abantu Imana izanabahana arabivuga ariko Kristo yaraducunguye ku musaraba nta mwenda yatugiyemo kujya mu ijuru no guhinduka nta kiguzi bisaba sinabikubwiye yego kuko twakowe inkwano ikomeye y'amaraso ya Kristo igiciro gihanitse kirarenze nta n'ikindi kubw'ibyaha ibindi abantu bakora ni ibisimbura ibyakozwe bishingiye ku mihango ya gipagani ndaza kubigusobanura ubyumve neza aho kandi
ndavuze nti ngaho kandi ndabigusobanura byose no kuvuga ngo gucungurwa Yesu avuze ku musaraba ngo byose ndabirangije tetelestai hanyuma ibindi biza bite nuvuga ngo icyo yarangije ni ugucungura imitima n'imibiri y'abatwebwe bari kure ariko kuba ndi umukristo ntibinkuraho kwitwa mwene runaka wo mu ruhango nyene ntuzi vuga ngo jewe nta mbabazi nubwo ndi imurevera ariko mwirangamuntu yanjye no muri passport hariho irangamimerere y'iwanyu aho uvuka kandi dada uriho ndamuzi reka nifate urugero niceke njyewe ndi umupasiteri uyu munsi ariko uzarebe kuri pasiporo bandikaho ngo revera nta mbabazi bandikaho amazina yawe diplome ni wowe bashyiraho amazina ngo uri kanaka no bandika nta mbabazi mwene nta mbabazi Antoine na Muhongayire Elimine wavukiye Huye ngayo nguko aho wajya hose aho wavukiye harakwirukankaho iyo dukora ibyo bintu twigisha ntabwo ari aho witwa residence aho utuye saho ubarizwa cyangwa utuye ahubwo naho wakomotse hagukuri nubwo wajya gutura muri Amerika bandika aho wakomotse umunyarwanda waha so rero kuba narakijijwe ntabwo nahindutse umwana wa Aburahamu mu buryo bw'umubiri ni mu mwuka gusa ntaho ndi mu mubiri ukuri ni nta mbabazi ubwo ni papa nta mbabazi abagore barindwi bagira inkuru banywaga inzoga waraguzaga utaratwitayeho utaraduhaye uburyo watujugunya dutaye ku musozi ayo maraso niyo ayo niyo bagiye bapakira muri ayo ro kugira ngo nyavanemo nuko nabanje kwakira Kristo akambera umwami n'umukiza cyambere ngasubira inyuma ngakrininga amateka y'iwacu ukagenda uhanagura niyo mpamvu giye ubu ufite imyaka 60 irenga iwacu ntawayirenzaga niyo mpamvu uyu munsi ari ufite diplome ziri hejuru mu muryango wacu batigeze batunga niyo mpamvu uyu munsi ari we wuriye flight indege yo nko n'ubukino narazirambiwe yarayenduze no kugira nigendera n'imodoka noneho ni nanjye uyu munsi simvuga ko nkunzwe ko ntago mbizi urugero nkunzwemo ariko nibura simbura abantu 1000 bandeba ku munsi baba batanankunda baba banagira gute bakwanga ariko barana ugasanga mu mwaka ngize views nako ngize bandebye nk'amasegonda miliyoni zingahe urumva icyo shaka gusobanurira kubera iki nasobanukiwe ko agakiza no kujya mu ijuru nta kintu ushobora kubitangamo kibaho kera kirabura n'amaraso ya Kristo nta kindi kiguzi haleluya amen kuyaducunguje amaraso y'igiciro cyinshi hirya y'icyo gitambo ibindi no kubeshya ariko ibitambo bya data mu bapfumu no kuraguza no guterekera no kutanjyana mu ishuri nkubaze ikibazo kimwe ubundi mu myaka 50 wagombye kuba uri mu ishuri wakagombye kuba warasoje rwose niyo mpamvu n'abanyarwanda benshi ntibatonde ko mbabwiza ukuri ku kibajya barakara ubundi ndagira ngo mbwize ukuri yenda sinzi generation abana bari bavuka muri 2000 nibo bahari bazima ariko ndebera abantu bavutse mbere ya genocide turimo turakora ibintu mu gihe kitari ibyabyo birabusanye kubera ya miryango y'amaraso n'amateka niyo ntambara yajemo n'amaraso y'abantu yamenetse urabona uyu munsi umugabo arimo arafatikaye akajya muri masters afite imyaka 40 mu gihe hari umwana uri gusohoka doctor afite 20 n'ingahe ni 3 ubwo muzahurira ku isoko ry'umurimo ntabwo bishoboka bazafata umujene ufite imyaka 50 urimo urarwana na pampers yo kubyara mu gihe 50 bagashyingiye tone babwiza ukuri uyu munsi ufite imyaka yo gusaza nturigondagondera n'ikiraro uracyakodesha kandi ugiye gupfa kabanyumvira no kuri kose ariko kuri kuraryana reka tujye tuganira ibintu byo gukosora ibintu byo mvuga n'ukuri kandi ugiye gupfa none se ugira ngo iyo duserebura uzarebe buriya iyo utangiye kujya muri za 50 urya nta buzima buri hatangira gupfa amaguru imitsi kurya rubaga impande kaza ugatangira gutoranya baguye nko ukajya kuraho akantu k'inyuma ushaka kurya ibiboga bisharire tuba tugeze mu buzima busharire ugasanga
mu gihe cyari cyiza mu gihugu washyirwa mu myaka 21 ukagira imyaka 40 ufite umwana urangije segonderi. None uyu munsi uri mu ishuri, utwana turi mu ishuri, umwe asohoka yinjira, usanga twasinziriye, turimo turakora ibintu mu gihe kitari icyabyo. Ni generasiyo yakererewe. Ntabwo byumva se? Ndabyumva. Ubu uravuga uti Imana noneho kuruzi nimo sazanjya muri pasiyo nta nakazu ngira. Nahoze numva ikiganiro kivuga ngo nyamara birakomeye uko nukuri abantu benshi batajya bavuga. Ndanababara kivuga ngo ubushakashatsi bwakozwe ngo hari igihe buri munyarwanda wese yari afite, hari abanyarwanda bafite inzu bari benshi, ngo ariko uyu munsi imibare yaragabanutse muri Kigali z'abantu batunze inzu, cyamunara, kugurisha, ubukene, ibintu byinshi bitandukanye. Abana bamara kwiga nabo akazi kakabura, abantu bagasohoka mu mazu bakayatanga, abari bafite amazu bamwe batangiye kuyatakaza. Yego. Mu gihe umuntu yagombye kuyigira. Yego. Se wanyumvise ari ndeko kumva cyane. Ayo nase n'amaraso ya Yesu cyangwa niki? Rega. Muri cya kiganiro twatugana ntabwo tukivuga topic bataba. Abantu badutega amatwi. Ababingwa sha. Ariko se koko. Bibiliya tubwira ngo. Kubwira. Kimbwire pe. Ngo imitungo n'ubutunzi. Yego. Ubiragwa n'ababyeyi. Yego. Ngaruka umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Kuki utacyumvise? Nacyumvise. Ubutunzi n'amatungo ubiragwa nani? N'ababyeyi. Bakuraza ibi. Bandaza ibi. Byahese ko notwo. Ubuse baragwa ibi. Notwo urwanyije gufonda barakubwira bati none se kubona bimeze gutya waduhaye. None se byo biranagukundira se uzagera gufonda ryari? No kuvuga ngo mu gihe umugongo wawe utangiye gukomera bahita bakwereka ibindi ugomba guheka. Byumvikane ngo niba umutungo n'amatungo n'ubutaka tubihabwa n'ababyeyi bakaba ntabyo baduhaye, uyu munsi ntabyo baguhaye, uri mwene Aburahamu gute ngo ujya mu Isirayeli baguhereza akasambu? Ninde se wakaguha? Ako jya unyumva ariko uri mwene Aburahamu cyane, jya mu Isirayeli bampe baguha isambu n'inzu ndore. Hako bikunda ngaho mukajya ko uri mwene kanaka wirunaka ahiriye umuganda muri cyane gayo ngo nanjye w'icyarwa aho nundi yo mu Ruhango umva sari hafi aho. Ndi ntambabazi wo kwa Sebakiga, umva kubwire ndi ntambabazi wo kwa Sebakiga, wo kwa Semitwe, wo kwa Rugogo, wo kwa Mbwazirano n'abandi navuga igisekuru kirirwa bose ntacyo bansigiye. Warihirinze aka kana ari kano kamiko nuvuga ngo usibye Imana yonyine ayo kabyara. Haleluya. Urabyumva ariko ndi kubyumva kuko buriya Zaburi 16 umurongo wa 20 na ubanza haravuga ngo Uwiteka yangereye umugabane mwiza, ngo nukuri ko ubufindo bw'Uwiteka bwantuje ahantu. Ubufindo sha n'ubufindo ni hamvu nisanze gahanga ibikora mu buryo utamenya. Nisanze nibuka ko mva mu gihugu nari ifite imyenda ibiri ngurije matora nari mfite ko mbashe kugenda nari myambutse ngiye uryo ntabwo shaka kubivuga hari. Hanyuma nongeye kugaruka muri Kigali nabwo nizaniye envelope, nuvuga ngo twaje turi mbokoboko, ariko Imana itwagurira mu gihugu twari turimo. Kwikizana nikwereka ko ibintu ari ibyawe, nuko bango aho muzakandagira hose hazaba hanye. So urumva rero ibintu we kuba confused. Akora kumvise ndakumvise twe gucanganyikirwa cyangwa kuvanga ibintu. Oya ntibikugore. Niba uri mwene Aburahamu nta n'ikibazo utanye nawe. Jya mu Isirayeli baguha umunani. Jya muri Palestina baguheza. Sori mwene Aburahamu se. Turabana bara mu buryo bw'umwuka rata. Ari naho Paulo avuga ati ndagiye mbabwiza ukuri mwa Baromani mwe ntimuze kwihenda. Abisirayeli banangiye umutima ariko si bose. Kugira ngo abanyamahanga uzinjira mu itorero umubare ukuzura. Ku bwanyu bahindutse bagomeye Imana, aho kubw'igikundiro cy'abasekuruza baratoranijwe. Niyo mpamvu mwebwe nk'ingurukizi y'umunzenze ntimuzirate kurerayo ntaho muhuriye. Barabisobanura. So urumva rero icyo gihe nashaka kuvuga ko icyitwa gakiza n'ubugingo no kujya mu ijuru ntibigurwa, ntibitambirwa, nta kindi kintu wabikorera. Amaraso ya Yesu arahagije, yarabirangije. Akumvise. Kabiri, ikindi kintu cyarangiye, nta muntu ugura imbabazi z'Imana. Ko kera mu Isiraheli habaga igitambo cy'ibyaha, hakaba n'igitambo cy'impongano.
rero Kristo yadukuyeho ibyaha, adukuraho n'urupfu rw'ibyaha. Ntacyo watanga kugira ngo ubabarirwe, ntacyo byo, n'uwabikwaka yaravangiwe. Ariko inkomoko y'iwanyu, na Aburahamu mwita ngo muri sekuru babo, nawe azatanze ibitambo 4 ku misozi 4. yego. So nigarukiro ngira ngo babasha gusobanukirwa rero. Nuvuga ngo icyo gihe kugira ngo nta munani bampaye, nta nzu bampaye n'iki, n'uyu munsi bimvuga, hari abapasiteri bagenzi banjye, hari abarevera bagenzi banjye, uyu munsi umureba ukumva amarira aramanutse, bitewe n'ubuzima arimo cyangwa cyane n'ubuzima agize gute abayemo, kuko yiyeguriye itorero ariko ryo ntiryamwiyegurira. we yagiye mu itorero, yiyeguriye itorero, yego, ariko ryo ntiryamwiyegurira, ngo rimutekerereze, rimusiga hanze, ariyibagirwa. yego. Murabyumva? Ndakumva, ndagukurikiye. Kandi ikindi kibabaje, pasiteri arahamagarwa ariko abana be ntibaba barahamagawe. Noneho abana bagahura n'ingorane za base bahamagawe, birengeza ko abana batahamagawe. Ariyo mpamvu abana baducika bakigira muri biriya bintu rero. So rero sacrifice ni third party, no kuvuga ngo n'uruhande rwa gatatu. Hari mama we na so bagiye kuraguza, yego, baraterekera cyane, batanga amafaranga, batanga amahene, yego, batanga ibintu byose kugira ngo bagushakire bwa buzima. Ibyakorewe mu mubiri, byakorewe mu mubiri, yego. Iyo maze rero no gukizwa, ntago bya bintu bihagarara, birakomeza bikabaho, bikaza kukwishyuza ariko kuko bingiraho ingaruka, ingaruka zikomeye. Icyo gihe cy'ubukore ni iki? Ni uko cya gitambo kigomba kuza kigatangwa. Hari ubihakana n'utabizi, hari n'ubihakana kuko adashaka no kubyumva, abo bose. Hakaba n'undi muntu we utazi n'ibyo avuga, ariko bose mu isi barahari. Kandi ugasanga wa muntu ubwira ngo igitambo n'iki, ugasanga we nta nakamambiri anafite, nubwo mu Rwanda bitakibaho. Ibyo byose kandi bigeraho ingaruka ku mubiri, n'ingaruka hano hafi mwibijyana mu mwuka. Gusa y'umubiri, iyo umubiri ubayeho nabi, byataka n'ubugingo cyane cyane cyane. Kugira ngo Imana ivugane na Aburahamu, nuko yaramaze gutamba 15 hamaze gutanga umuhungu we ntuze Isaka, ndetse ahantu hose igitambo Imana yaravugaga gisimbura, kiri purisinga. Murabyumva? Rero ntabwo isezerano ryo gutera imbere no kubyara, kuko baratuza kubiganiraho mu minsi muke, tuzabaganira ku cyitwa abarozi, icyo baba bashinzwe. Burya baba bari inyuma y'uburwayi, ubukene, ubugumba, kudatera imbere, kutagira ikintu ugeraho, gukora businga ntuze bizinesi z'abantu, kuzigusha hasi, kugutandukanya n'abantu. Baba bari muri izo operasiyo. So rero icyo bita karande ni inzira yagutse umwanzi anyuza mu ibyo bintu cyane, akakurwanya utabizi, akakurwanya uri mu rusengero. None se barinda bahakana ngo ntibihari? Abari mu rusengero bose niko bashyingiwe, bari ibyaremwe bishya, kandi bari yonyine ngo none se bari abantu bose ko babohotse, ko baguhapuriye ave nk'uko bayiha undi muntu udasenga Imana. Si ikibazo se nyine, ahubwo twibaze ko yavuze ngo aho mugeze hazaba hanyu, kuki hataba hanyu kandi musenga? Hataba iwanyu. Ubundi ahitwa iwawe nuko hafite umutungo. Ibyo rero ni ibirere. Umuntu ushaka ro kwakira umugisha akabohoka, akora icyo gikorwa. Yego, ubyange, ubyumve, ubitware kure, ubijyane kure, ariko nka kugira inama ngo buri muntu mu itorero rye tukitiranya ibintu ngo twiterama. Rega buriya hari agaparufe banyeretse, Imana iguhe umugisha. Hari agaparufe banyeretse wumva mbese gahumura neza pe. Yego, ariko iyo bishyuka isiga kenshi bihita biba bihumura ukundi ku. Yego, ni gake. Urumva impamvu? Umuti wako ni gake, ariko bishyuka ugashyiraho byinshi bihita bizana indi mpumuro idasanzwe. Rero abantu muri iyi minsi ubabwira icyo kintu bagatera induru, ugasanga ni wa muntu utagira ibiryo, utazi aho uburoso buri, hatagiye kupiga muswaki.
kwiborosa ndabyumva ugasanga ni wa muntu utanazi n'ibintu biva umuntu atazi iyo biri ngo icyacumi wariye ngo kisa cy'Imana irakwica Imana iraguca amaguru ariko iraguca amaguru ngo yambare ariko kimudubwira ko buri gihe ubundi Imana ni urukundo giye amor mu bintu biranga Imana ni urukundo ikozwe mu rukundo n'imbabazi hanyuma muraguca amaguru ngira kuri batango yari nkuye mw'amaso ngo nanze kuyikorera mwaretse kudukanga baretse kutubwiza ukuri so rero nta mugisha wabona niba ugiye uzi neza ko bagucinda sago waraguje wakuyemo inda wagiye mu bapfumu waterekereye wabanzwe turimo turajyana kubandwa ukaba uzi ko wakoze ibyaha byo kwikinisha ntanyumva neza turagendana yango nca ku ruhande turagendana ukaba uzi neza ko wanyoye imiti ikuramo inda kandi inda wayisamye urumva ukaba waratanze ibiguzi byo kugambanira umuntu nubwo watanga itasi y'icyayi yego nacyo ni ikiguzi ngo Jerry duhurire Marriott nkagurira agatasi nikana katumurangize gute yego deja naho bamaze gutanga igitambo cyo kwicisha umuntu yego cyo kugambana urimo warahemukiye igihugu yego kuyo wishe umuntu uhemukiye iki igihugu n'umuryango n'itorero yego rero niba so yaraciye muri ibyo bintu ayo maraso n'ubundi arakubungamo niba warakuyemo induka aho wazitaye hose warango ni swapo harya niko njya numva bavuga nuvuga ngo umuntu ajya atora simukadi yabuze uko ibigenza arambwiye kwa gatandatu atariko kurya guhamagara ufite telefone atireka dukore swap uhite tuyivana ku murongo ni fore y'u Rwanda ntago nabikora urumva ni ku murongo nyine amaso abantu ntiyakubonye ibere riracyashinze uracyari umukobwa ariko imbere y'Imana nturi umugore ahubwo kazi kawe ubwo urumva ayo maraso yose wamennye ni ikirego kikuri imbere nkongereho kandi se n'uwaguteye iyo nda nawe amaraso amuriho mwembi nubwo atagize no kuyigukuriramo ariko ko yagushoye ko burya umuntu ukuramo inda nukabona akazatereranwa urimo uranyumva neza polisi ntimufashe ribu ntimubonye ariko nyine swap kera kabaye ni nayo mpamvu abenshi ubu bari kwinjira muri mariage divorce ngo pa none si imivumo ko numva ariyo igenda ku bantu yambaye ikanzu n'agatimba ariko inyuma hari impinja ziri kugona zisakuza zifite utunini twiki tunini babahaye bazivamo nyine ayiwe buriya hari igihe ugenda njyewe hari igihe njye nicara tukajya gushyingira ukabona nk'umuntu ko nta kintu bikoreho hari inzego ziba zemeje ko agira gute ashyingirwa we nta bundi burenganzira ufite usibye kuza ugakora iki ukabisinya ariko wajya nko kumusinyira ku maso y'umwuka ukumva hari uduhinja oya wabikora mu mategeko y'itorero bavuze ngo ni kana kuzashyingira ubukwe hari indi kintu bawemerewe gukora ubwo ni icyo n'uwo muhango gusa hari abasore usanga bo nabo ukibaza ngo ibyo byose niyo mpamvu business z'abantu ubucuruzi bw'abantu relationship z'abantu ziri gupfa imbere no gutera imbere nuko hari amaraso atagaragara bisize bityo none se niba ugiye gukura nk'imiti nta mafaranga uri butange niba ugiye gukuramira nta mafaranga uri butange of course urayatanga none se igitambo ntigitanze uragitanze yego bari kubyara amadebire cyabibaza impamvu mwana byatameze neza bibaze kwambara agatimba nawe umusoro ugashyiramo kavate ngo baririnze kumbi swap buri gahuru kazi neza ibyo wagiye ukora kandi nugiye gusambana ntagenderaho urishyura rogi abatajya ntaho kijya mu gihuru byo yarahindura icyo kurya urishyura rogi icyo kurya nta bitambo utanze gukora amanyanga utanze igitambo kugira ukora ibyaha warangiza ngo ambona again ariko siko duhumirije ndabibabwira rega nta mpamvu umwe bwabera tubabwiza ukuri turahumirije umugisha kuwubona ni ukubanza kumenya ugasobanura urarwana n'iki ese nk'iyo modoka impamvu bahora bayandikira ibuka ibyo wayikoreyemo bayandikiye yapfuye pine kubera hari ibyo wayikoreyemo hari ibyo wayivugiyemo uti madamu yasohotse reka duteretanire mu modoka ugahuraguramo ayo magambo
yazakurenza umusozi. byose tubyishyura hano mu isi dade. Yego papa. byose ni hehe? Here. Ndakunda poso wavuze minyoni ati ntago wajya muri station ngo utere harero bashyiremo essence. Oya. Urishyura. So rero ibyo wishyuye ari bibi ugomba no kubyishyura kugira ngo ubyikure. Igitambo wacyumvise ariko? Nacyumvise. Uwo mukobwa muri guteta muravugana ku matelefone ugura ibiryo mujye naho hose mupanga n'ibindi nimwipfa gasoni mwikingire cyangwa mubyihorere ariko hari ibiguzi watanze ngo ugere kuri icyo gikorwa. Abantu rega yego ubu noneho biri gusobanuka. Hari n'ikindi kiguzi watanze kugira ngo ugure umuhoro wo kwica umuntu. Cyo bita gukora icyaha wakigambiriye. Ibyo byose ni imivumo igenda ku bantu ndetse n'abana bacu bikabakurukaho. Yego. Njye mvuga ibi ndazi imbaraga byangizeho ndazi n'ibyo byamvuyeho ndi umugabo wo kubihamya. So igitambo rero kiza gukuraho ibyo byose. Yego birumvikanye pe. Imana iguhe umugisha. Kandi gusa kubona abasiga mu kirere. Yego. Umushumba uzakubwira ngo Imana yavuze ngo tanga uyu mubare. Yego. Uzamubwira uti uzabanza uvugane n'Imana urabeshya. Ni ibyo nagira ngo mvuge ni wenda turasobanukiwe ariko mu gihe umuntu asobanukiwe. Ikindi cyakavuga ngo tanga kintu nyatsi kuveho ntugapfe guhubuka. Kuko buriya mwene da hari igihe umuntu yitanga inyatsi yaramuteye. Yego. Ariko nawe ubwo ari inyatsi. We ku giti cye. Inyatsi mbi cyane iguruka. Se kutabyo. Tugiye rwose ikintu kiganiro. Ari inyatsi. Kuko akajya bihangana nawe ubwo ari iki? Ari inyatsi. We ntafite inyatsi. We ubwo ni ahubwo we ni inyatsi we. Yego. Azi amafaranga ahembwa. Ariko akoresha akubye ishuro ayahembwa. Ahubwo si inyatsi igenda. Ubwo niba ufite ikibazo. Ubwo arashaka kwirukana inyatsi cyeka ni wirukana we. Kubera iki ari muri competition idashoboka nari mu kiganiro cy'ubushize. Yego. Nije nk'akana kanambare nk'akana kase n'akana kareka nemeza abantu. Ubundi nakubwiye ejo undi geri ndavuga ngo umuntu w'umunyabwenge nta wundi muntu yigereranyaho nawe. We yegeranye. Icya kabiri umunyabwenge yawe n'umuntu murusha ubwenge n'imbaraga n'ubushobozi. Aca bugufi akamwigiraho ariko ubwe ni inyatsi. Abana b'abantu nyine agera ahantu hari abandi bantu niyo baba abanyabwenge agashaka kubacecekesha bose ngo bari uvuga. Buriya wemera ko amadeni menshi batarayo ukuri. Tuntu tw'amafuti tu. Amadeni menshi buriya. Niba ukarega nigeze twigeze gusenga Imana turi mu cyumba ahantu. Tuvuga ngo Imana dukiza amadeni. Imana yatubwira Imana yatubwira ngo nufate urwandiko mwandike. Muri aya madeni mwagiye mufata. Turangije turayandika. Atubwira ngo ayo mubona mwafashe yo kuri ayo kwa muganga ya minerivare ndayemera ariko andi murasanga ari ukwirarira. Usanga nibyo. Wananiye kunywa igikoma murashaka kunywa ikawa. Kuri ikopesha. Umuntu aguraga kwita ati nanjye mu mpiyongo yo nzishyura ujya muri make birakunanira. Uyu munsi abantu baheze muri make ngo nanjye ntunge touch. Cyane. Uramuha ngo ntuyashyiraho ngaho ngo batayatwara. Ibyo bintu. Noneho abantu bihandisha imibabaro kubwabo. So rero igitambo intego yacyo yego rekanye kubwira ni ikiraro kiguhuza n'amasezerano yawe. Yego rata. Kabiri ni icyuma kikata amateka mabi yakugendagaho ukahita utangira ibintu bishyashya. Gatatu ni urukuta rugutandukanya completement na famiye yawe. Mukamuvukana mukamuganira ariko ubuzima ubayeho bitandukanye n'ubwo abariye. Bararwara nturwaza, barapfakara ntupfakara, amateka arahinduka, barakenyuka ntukenyuka. Abana bo niga bawe kiga we amateka agahinduka ku giti cyawe ugasigara bite ko ari byatanze. Yego. Kindi gitambo kiguhanaguraho imyanda yose. Urakoze Imana iguhe umugisha. Rero ntacyo wabona udakoze ubwo. Imana ibatugire neza ibahe umugisha turabakunda twagira ngo tubagire inama. Urakoze cyane. Shalom.